rwa ruhanya rw'urukobwa rugiye kujya kwiga. Ako ntawe bucyo n'ikinyabupfura ufite koko? Afite indwara arwaye kandi indwara arwaye irakomeye cyane. Sinzi kukubwira umuti kuri Jack na Konta. Narabimbwiye. Muri iyi minsi Simana ari ikintu numva ngewe na no Gutese. Kutera umukobwa ngo nanike wamukunze. Siko warangaye mana wayendaga no kwikubita. Simana burya nizo story mumbwira. Oya mana igenda. Nahenze ngo ni ibintu by'ingenzi uje kumbwira naho. Oya mana kwagoye muri njye Simana nkubwire sivyo? Nawe urabizi sivyo? Hari igihe ubona umuntu nyine bwa mbere ukumva kabisa mu mutima hari ikintu kijemo. Uriya mwana mani yarankuruye. Amana twese wibagirwa akayira nkabibona. Yarankuriye. Wari unasigaye ubu. Yarankuriye kabisa nakubeshye. Kuri mwana ni na neza. Sinzi kabisa. Muze bite? Uramase. Ndagufasha. Bikize. Utadusubiza. Sigaba ufite umwana mukundana salama nawe. Sisumvishe nawe ariko. Ntago ari nimba atari wowe se ni. Wapi wibeshyera bro wawe mwana ni njyewe. Ntakire twicana. Sisi nyine unyiyogoje ntago ari ngeto. Ni wewe nindese. Jama wanje nyine to. Jama wanje twa turi kumwe noneho ndora n'umusisteri. Noneho jama ayoberwa kayira twa tugiyemo. Mbona kagiye guca imana. Murarengera nawe ntago nibagiwe inzira mana. Eka ndeke ko guteza sisteri yenda muhiremo. Okay, nagize ngo nungu asiga afite umukunza kwa yarabimisha kandi sister. Aya ni njyewe ntago nagwisha. Nawe uranyebe. Ni njyewe ahubwo nzamukubwira. Okay. Namubwira ubundi. Ahubwo sugira ngo muzi n'izina mana. Urambure abantu umusisteri sinaho abyibushye mukunda ariko nyine ntago ari cyane. Sisteri gakara ukuntu ati hano hepfo hano hepfo. Yitwa gukira. Umukobwa uba hano hepfo se kunzi karumu. Nuwe. Bamwita Nike. No. Umuje wanje rero agize Anike. Bamwita Nike nakiza mana. Kabisa cyo koze. Tugira cyane muri mu kayira. Jama wanje abararangaye koko. Noneho nje naragiye nsa nkukomeje jama wanje ararangara. Jama wanje rero sinzi gize mpaka hajya mani hari igihe ubona umuntu nyine bwa mbere tu kumvura mukunze. Nababeshye nyine nje uriya muntu naramwemeye tu. Kandi nababeshye kabisa. Ahubwo se wagize icyo ahubwo reka mwiri sister we ntabwo muzanye cyose. Sister yabitukiramo. No akakugezaho baby. Baby none ukigererayo neza. Ntabikore se hu. Ahubwo ako kantu baje ngo bagiremo vuba. Bikore kabisa riwanda icyo uzashaka je uzambwire. Ahubwo Uzambwire jewe ariko uriya mwana mugereho. Akubanza uzanyuke nayo mvugiye. Nawe nyine ntubizi. Sister yanjye ni wikugiriye. Nawe urabizi. Ndaho tu. Mbona waramenyereye hano mu cyaro. Nimaze iminsi bibera mu muci. Cyaro rero. Ariko ni iwacu uko byagenda kose hano ni iwacu. Cyashaka wari waradushukira genda umarigiye. Nawe mwana mubiri wese amakuru. Amakuru ni meza nyine yaragiye gushaka ubuzima nubwo ibyago byaje nyine bikaba. Mere bikagenda kuri yakabaragiye kandi nagombaga kukuza nese sibwo ntabwo keza ntabwo ari kuguma hano wenyine. Nize nibyo nta kibazo. N'ubutajya no gufasha iwanyu. Shimwe gusa mwihangane twarabimenye twese n'inzira. Twese kari bisanzwe. Ndatuyangaje nta kibazo mu muntu muturanye. Tubari hafi nta kibazo. Uko byagombaga kugenda kandi se Keza se yagiye ko nabona ahangaha hafi mu rugo. Keza rero abantu yari yagiye hari hirya ariko nanjye byakari hafi kugera ahangaha ntabwo ari butinde. Ese nje tufite amakuru? Amakuru? Yes. Harimo turi gutembera mu muhanda na brother wanjye. Duhura n'umudodo mwiza byataye. Mwiza uteye neza. Aravuga tukurangire iwanyu. Ntukuri Imana. Ndabwiye ko yitwa Musi.
twabonye twinjiraho cyane ntabwo watubwiye izina rye nyine twabonaga ari umuntu urenze umuntu wabigize mu cyaro iwacu natwe byaradutunguye cyane nyine yaraje naramubonye yangezeho ariko nyine uriya ni inshuti bisanzwe burya cyakora akazi umukobwa mwiza kuriya kugera mu cyaro cy'iwacu kuko bitagira ngo uri umuzungu ugeze mu cyaro cy'iwacu urabeshya ukuri kwimarira yambaye neza ameze neza nawe ntugakaze ukuri ko bajakura neza wagiye ubireka cyane kuri wari wimereye neza mu mujyi bigeze hari uzari n'abana beza kuriya se abana beza kumenyana nabo niba bisanzwe nyine bitewe no kurumva iyo ukora mu bipangu by'abakire nyine haba haza abantu benshi cyane batandukanye rero ntabiba birenze hasi harabitiye no kuri tw'imana nyine uriya mukobwa turi inshuti bisanzwe twari tuziranye nyine wa hariya ubwo rero yari yaje nyine kumusura bisanzwe no kuri yari yaje ayoza na telefone yanjye yari yaragize ikibazo yari yarapfuye nyine ariko kubw'amahirwe yarahageze ariko nta nubwo ari mwiza ntabirenze ni mwiza twembera bo twaramubonye turikanga byataje Angela umeze kuko ndabona wadusuye akiri nabasuye ni byiza ngeze ko utansuje ntabwo nzi ntabwo twari turi kumwe na akagenda twari turi kumwe numvaga atari ngombwa ko musuhuza nise kuje nta kintu uzanye aho wari wantumye nsanze ntabwo ahari Kiza umeze neza meze neza nta kibazo mama ntihangane n'ukuri twarihanganye twarabyakiye none se twakora iki ntabwo ndi neza nawe ariko ndabona ari neza ntacyo mbaye mama ku ishuri se biragenda ishuri nyine biragenda gake ate nawe urabizi ibintu byo kwiga biba bikomeye ntabwo byoroshye brother se kwitaho akagwa byose koko ntacyo namushinja abereye ubundi ababyeyi bose reka kane gashikiranye ndabona ko kwitaho nkagaha keya ariko wibeshye ntubizi wambona intego ni ukwiga nkarangiza nta kindi arashaka n'ubudagize keza n'umwana mwiza cyane niyo mu dufatira urugero hano muri karitsiye iwacu njye konje se ndaje nzabirebe koko niba ntabwo urabibona ubundi ntabwo urabibona se nabwo hari iminsi twari bwavugane myinshi bya nugira ikibazo twari tukubera aho utari uri twamwitagaho cyane nyine ntabwo biba byoroshye ni kwa kundi ni ibibazo umuntu aba yibereye kiriya gihe cyose mani wagera ukamara kiriya gihe cyose koko ubu nyine wowe impamvu ntabwo bizi ko iyo udahari mani kuba hano rugo adi bodi byatari ntabwo nanuze na bari barangase twavuga n'iki kuko nawe kubizi bya bintu by'abakobwa nawe ntabwo ubiyoboye si ubizi se ariko n'abavandimwe bawe nabyo ujya ubyibuka nyine ndabyumva ariko nabuze nk'umujama yanjye nkaho koko urumva niba nahubye ikintu gikomeye nyine birumvikana ariko nanjye nari mfite ibintu byinshi byo gukemura gusa mere wasanze ameze atese nyine ariko ararwaye ntabwo ari neza cyane ariko arimo aragenda yoroherwamo gahoro nyine nta kundi ese ko nyine nabuze ni aho kugira ngo nyine akazi kanyu namwe gato kuko nari mbizi neza ko ngomba kuzana ko mugakora kuko ntabwo ari kugakora wahise ujye wikoza yobora baturikaze udufashe iyo vuba vuba nanjye nzamuka umunze mba ndi gutwika karitsiye byatari iyo muri iyi karitsiye twimukiye mwumva se nkora imiti wa kintu byihorera ntabwo bizi bo ariko kandi we njya nkubwira yekise ubasima nanjye ariko ndabizi nanjye nyine bikorana ubwenge nyine subizi se nanjye ko ndiniga nyine aho ngaho shyiramo ubwenge mani wibeshya nyine ugakora amakosa nyine inama zawe ndazumva si byo ariko nawe nyine shyiramo ubwenge kwaje nyine nawe subizi se ariko jya hano ari ribi ryanjye se mwana nta ribi nyine ariko uragesha wamaze igihe kinini ndababara wa muhungu reka ngubwire
ariko nanjye tunumvaga nyine bitoroshye kuko akira kimaze kugundura n'igikara byatari mwasi sikira wanza ari cyo imana byatari sikuno maze guhinduka wavuye hano utukura nk'urunyanya none barakono sigaye bimeze sawa wahora n'iki mwana ariko nyine mbere yaraje agomba kukondora sibyo se mbere yaraje mbere ungaraje yashize iki uraho neza mama mbonye Jacques yari tuvuga ati Jacques n'umwana ariko ari nkanuze nka niko hari nuguhita bisenya byose ngo Jacques ngo fungo byinshi ariko mva smara yo uzaje ngura n'akantu ndanakwe urumva ko numvite bishyiramo akantu tu Jacques n'umwana mwiza kandi gende ni gari ntago tubanye neza subiza tubanye neza ndabyemera ori ho myanje mwana ntago nagupfushiriza subiza ko mba nkurikije tubanga twinshi cyane man uramutse ubivuze none ari nk'ibyo nkora mama abimenye sha wallahi reka ngubwire sinzi pe ntago naramwa n'urugo wareba ibyo ubona cyangwa ari nka nikubimenye ntago namukira sawa nyine ngo rero na urumva kuko biri kose hanyazajya mama nazajya azanze yamita nambikamo akantu nyine kwaje ntabita ubyumva nawe wararwaye urabona ntuje ariko kwa muganga haba wajyayo ubundi nawe ntacyo dupfa ariko muri ngenda wumva uzavuga ko nakunze umukobwa sibyo noneho akanya nka nkiyaho ibyo nibyo ngiye gukora nawe ariko agiye ndumva umwanzuro wafashe ntabwo ari mwiza ni mwiza cyane kuko kandi uzabyicuza nari nawutekerejeho ahubwo wowe urahatiriza mu bintu bidakunda ariko buriya uzi bageti nari ngufite oya nayo kabona niyo wambwira ibya mirenge ku nenyo ntabwo byashoboka hari ikintu utazi gahunda nari ngufiteho wowe anisha ega igihe wegenda gukunda ndagukunda ibyo nkora byose ni wowe mbikorera nta wundi kandi mba numva nifuza yuko Anike wowe ari wowe mba bibaye byiza izina rishya waryisiba mu bwonko bwawe kuko njye sinjya nanagutekereza ariko anyereka nkubwire ntanabireka buriya nyine ahubwo nibyo byiza bireke rwose kuko nanjye waba umpaye amahoro kwirirwa nsitesa ngo yanganika uri ku kintu nakubwiye ntabwo byashoboka uri ku kintu nakubwiye ntabwo nakibuka nakubwiye yuko ntuzigera nkwibagiza ariko wowe uzanyibuka umbure nanjye nakubwiye yuko naho imana zaba eshatu turabizi ko haba hino sinkize kugukunda sinkize kugukumbura nta kintu na kimwe muri iyi si kizatuma kinyibutsa John wowe John ariko ubundi ujya wireba nta kibazo ujya wireba ariko se ubona hari icyo mbaye wowe se niyo magaranye nawe mba numva afite ikibazo ko ntiwancaho yahita yibaza njyewe Anike nawe nk'ibintu bidahura kandi nawe ubibona sinzi urarebye ubona ni umusore mubi ku buryo urasuzuguritse kuri njye rwose ubuzima busanzwe ko mama n'ubunyishayisha wikatakata muri vipi haze ngukatakata gute ko njyewe akaraka nasi ko naherutse umbwira ibya Anike
aneka sha mwihorere byiwe ndaza kubyiga ariko nawe hari akantu wanyemereye kuzanyereka wakanyereka nawe tuvuga se ibyo ngibyo twabikuza nyine ariko bambwiye nese vava wowe kuri kumbaza ibya Anike wowe nta muntu wundi mukundana nta muntu dukundana se ntabwo yabura ariko ntabwo nyine biba bimeze neza ese wambwiye nyine nk'umuntu w'umusisita wanjye w'inshuti yanjye wambwiye umuntu mukundana kandi wasanga muzi si umuntu mukusha ntabwo waba muri kumwe n'abantu benshi njye nkundana n'igisore cyihaye ariko cyihaye gusa ni iki kagisara se nta kindi ni cya Edi nyine ushaka kiba cyaranwaye umutima nicyo ubona nyine ubona nishimye ukabona ndi bizi ukuntu uvuze ngo iki Edi niwe yatwaye umutima wanjye Edi twiganye ntabwo mbizi niba mwariganye ariko niwe hari umutipe bita Edi turi hano wirya muri karitsiye twariganye uriya mutipe ubona se ari umutipe basi yubatse umubiri akunda na siporo uriya mutipe ndamuzi noneho waramukunze urebye nyine niba mba narihariye ubu se mu rurimo ariko abantu bizi si by'abasore b'iki gihe ibintu by'ibirafurafu abazana ibintu byo kwirangarisha ubundi bukaba mwese wowe uramwemera ni wowe umwemera se cecekera wa muhungu we yesu we Edi rero buriya ikintu uzamukorera sibyo akunda ibintu bya siporo uzajye buri gihe uko agiye muri siporo umujyana umugenze gahoro Edi azagwamo ndabizi ariko nanjye umenye yuko Anike wagemereye ko uzamuzanira ariko Joe urazi ngiye kugerageza nshaka ibintu bya siporo cyane kugira ngo mbone ko nabona Edi ntaribi kuko Edi arambabaza birambabaza ko ubona afite Edi rero nanjye nzabijyamo kuko Edi turahorana dukorana siporo ni inshuti yanjye kuba ari Edi twiganye Edi ndamuzi rwose we tuza nawe ntugate umutwe ariko ka kantu urakanyereka sibyo se shajo ibyo ntabwo ari byo bibabaje kantu koko kubona afite Edi birampangayikishije rero ukuntu nsigaye ngana na ubu se ko Anike nabaye mukowe urabona hari icyo mbaye koko kwereka ariko njyewe nubwo ntishimye ngwiki ngwiki umva rero nkubwire aka kantu nubwo nkakwereka uzabe nk'uyu mugabo sibyo bako mahero wanyu ibyo se ni ibiki ariko reka nkubwire iby'aka kantu byo nta n'ikintu bimbwiye ahubwo ni ukuri kw'Imana basi mbabarira urebe ukuntu wanegitira kuko wabona afite Edi mani birampangayikishije ahubwo sinzi impamvu utari we tuza nta kibazo ndabigukorera ndakwinginze basi sibyo wowe tuza suri sisita wanjye se twemerana se nzabigukorera Jack mukuru shameze neza amakuru ya mimise shameze ni amakuru yiwe nzi kuva nava iwabo ntabwo uzi ko yagiye no kwiga yagiye hanze oya mbiheruka bavugaga ko nyine ngo azagenda biriya bibaye rero mpita ngiye nigendera urumva nta birenze byindi byiwe nshobora kumenya nyine njye duheruka kuvugana n'icyumweru gishize gusa yambwiye ko nyine ameze neza yabonye umuntu nyine umukunda nawe kandi ngo yaguye mu cyatani cyane nyine afite umuhungu mwiza bakundana cyane wo mu buryo koko ko nta kintu uvuga ko nta kintu uvuga nyine ndatunguwe tunguwe n'iki kumva yaragezeho kano kanya agahita abona umuntu bakundana
bifite ikihe kibazo se? ntacyo. Okay. Ko nashaka ku bucuti bwacu bwiyongera. Ngenda namushaka cyane. Ako n'ubusanzwe turi inshuti. Turi inshuti ariko ntabwo bihagije. Ni bike cyane. Ese ushaka turi inshuti zingana gute? Njye nshobora kukubwira ubucuti buri hejuru cyane. Ubushuti butari ubushuti mbese y'abantu turi inshuti cyane cyane. Bidasanzwe. Bidasanzwe? Ako n'ubundi siko se n'ubundi bimeze? Bizasa kwanyemerera ubucuti busanzwe. None ushaka turi inshuti zisumbuyeho cyane nyine ku buryo wajya umbwira buri kimwe ukanyisanzuraho ibintu nk'ibyo nyine. byari byo. Byari byo. Byari byo. Byose bisobanuye kubyemera. Kubyemera se? Ubwo buriya no kuba inshuti n'umuntu uba utazabasha kubyo uhora ubona, urumva ntuye n'aho ntuye n'ahantu hatandukanye. Ariko uzajya umbona Muteze. buri uko ubishatse wambona. Nzajya nza kukureba hano mu rugo iwacu.